afite ubugingo, ufite umwana 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 afite ubugingo. Dore nguyu, dore nguyu mwana w'intama w'Imana ubabarira byabari iminsi mose, byabari iminsi yose batarimuka bahabwa ubugingo. yatanze itegeko, yatanze itegeko umwizera wese akihanira azakizwa. Dore nguyu mwana w'intama w'Imana ubabarira byabari iminsi yose bataribuka bahabwa ubugingo. yatanze itegeko, yatanze itegeko umwizera wese akihanira azakizwa. Dore nguyu mwana w'intama w'Imana ubabarira byabari iminsi yose bataribuka bahabwa ubugingo. umwami yatanze itegeko, yatanze itegeko umwizera wese akihanira azakizwa. azakizwa. ufite umwana afite ubugingo, 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 ufite umwana afite ubugingo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba yahindutse icyaremwe gishya. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba yahindutse icyaremwe gishya. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba yahindutse icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize aho yava azongera abeho. Ibya kera
bishize cyane nubwo umuntu yapfa asongera kandi ibya kera biba bishize wa muntu nubwo yapfa asongera kanyuma ibya kera biba bishize nubwo umuntu yapfa asongera twese ibya kera biba bishize Hallelujah.
ku musaraba Imana ibaha umugisha nari narapfuye twongere dusubire mu mucyo zizi ibicumuro byanjye maze Yesu surisha itanga subire mu mucyo nari narapfuye yegerezwa intebe ya data Imana ibaha umugisha zamura ibiganza byacu ongera turimbane gutyo mu iteraniro mugenzi wawe ukuri yanumbira gusa ishimira subiramo gutyo ukuri yanumbira gusa
Haleluya. Shiyani twese turimana guca. Ukuri nyarumbire. Nyanumbira gusa Reka ndasabe muhaguruke dufatanye kurimana guca gusa. Tujya dutumbira gusa ibiri mu ijuru kandi twishimira kubana na Kristo gusa. Haleluya. Bwana sifiwe. Ijambo ry'Imana riza riduhumuriza, ariko kubera ko tutarikunda twishwe n'ubwoba. Bwana sifiwe. Paulo yaravuze ngo sinjuriho, ni Kristo. Kubera iki? Kubera ko twabambanywe nawe, ngo tuzukana nawe, twicarana. Bwana sifiwe. Mu yandi magambo, si twe ni Kristo uri muri twe. Ababayeho ubwo buzima ntibagira ubwoba bw'ubuzima bw'aha hanze, kandi intumbero yabo si ubu buzima bwo hanze. Bwana sifiwe. Hari cyanditswe kivuga ngo imfura zahamagawe zo ku isi ngo si nyinshi, siko biza bivuga ngo kandi n'abatunzi bahamagawe nabo ngo si benshi, ni bake. Ni ukuvuga ngo muri kategori zose hari abantu bahamagawe. Ubu uri umukire, ubu uri umukene, nimba Imana yaraguhamagaye uzishimira kubana n'Imana iteka. Bwana sifiwe. Yanumbira, yanumbira gusa ibiri ijuru ishimira kubana. Subiramo gusa nanone. Ukuri yanumbira, yanumbira gusa
muraza kuyimenyera avuga ngo yarangabiye ngo angabire umugisha, imigisha yose yo mu mwuka wera, ngo kubw'urukundo ngo yagambiriye kera ko duhinduka abana b'Imana, tukavuga ngo turi abana b'Imana, ishanga rye ryera, twashizwe ikimenyetso cy'amaraso ye yera, tukavuga ngo amena, nibibe gutyo, amena, amen. Biroroshe, turaza gufatanya turirimba. Tiri
tuvuge ngo twashyizweho ikimenyetso. Hallelujah. Hallelujah.
garuka hano papa. Trezor ni umuririmbyi mwiza uri international kimwe n'abandi bose bari hano bakunda kudushikira. Ngasubiramo mutamuvu muzabayo twongere dusimbuke ho twagiye papa. Dukomeze dufatanye kuramya Imana no kuyihimbaza. Tuvuge ngo sinzitesha umunezero wo mu nzu yawe.
Papa turibana gutyo cyane maze twese turibane turashaka kubabona muri kubyinira Imana. Tugiye gusimbukana n'abantu bari mu ntebe aribo basimbuka bavuga ngo byaturutiye ibihi bihumba ahandi. Ngasubiza amata turashaka kubabona muri kubyinira Imana. Tugiye gusimbukana n'abantu bari mu ntebe aribo basimbuka bavuga ngo byaturutiye
ibihe ibihumbi ahandi ngasubizamo hagati Dukeneye kubona imbaraga zawe Mana